Turaganira inzira z'agakiza cyangwa se porosesi z'agakiza. Agakiza kagizwe n'ibihe bitatu, kagizwe n'igihe cyahise, n'igihe kiriho ubu, n'igihe kizaza. Igihe cyahise, Imana niyo yateguye agakiza ku bantu bose. Abaefeso ibice 2 umurongo wa 8 haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Cyo ni igihe cyahise, bivuze yuko ari Imana yateguye agakiza ku bantu. Igihe kiriho ni ukwezwa, ni igihe cy'abantu bagomba kwezwa kugira ngo bazabone Imana. Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Igihe rero kizaza, mugari Imana yateguye agakiza n'abantu bagomba kwezwa. Igihe cya gatatu rero ni igihe kizaza, ni uguhimbaza Imana cyangwa se kubana n'Imana ibihe byose. Abaroma ibice 5 umurongo wa 9 haravuga ngo kanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, tituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana. Turebe uruhare cyangwa se umurimo w'Imana mu gakiza, n'umurimo cyangwa se uruhare rwa Yesu mu gakiza, n'uruhare rw'umwuka wera mu gakiza, n'uruhare rw'umuntu mu gakiza. Uruhare rw'Imana mu gakiza, icya mbere ni ukubimenya mbere, icya kabiri ni ugutoranwa. Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 4 n'abatesalonike ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa 13, cyangwa se na Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 2, tuhasanga amakuru avuga hejuru yo gutoranywa. Imana ihitamo abantu imbere yo kuremwa ku isi. Icya kabiri mu ruhare rw'Imana mu gakiza igira ni ubwiyunge. Umunyabyaha wese n'umwanzi w'Imana babaho bagwanya ubwami bw'Imana. Abaroma ibice 5 umurongo wa 10 n'abaroma kandi ibice 8 umurongo wa 7 kugeza ku murongo w'8 n'abakolosayi ba mbere ibice 21 tuhasanga amakuru avuga hejuru y'ubwiyunge hagati y'abantu n'Imana. Icya kane mu ruhare rw'Imana mu gakiza ni ukuregwa. Kuba abana b'Imana turi abaraganwa b'Imana. Abaroma ibice 8 umurongo wa 16 kugeza ku wa 17 haravuga ngo umwuka w'Imana ubwe uhamanya n'imitima yacu yuko turi abana b'Imana. Icya kabiri ni uruhare rwa Yesu mu gakiza. Icya mbere ni impongano. Yesu yatanze ubuzima bwe kugira ngo acungure ubugingo bwacu. Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 10 n'abaheburayo ibice 2 umurongo wa 17 n'abaroma ibice 3 umurongo wa 25 bahasanga amakuru avuga hejuru y'impongano. Icya kabiri kiba cyangwa se mu ruhare rwa Yesu ni intimba. Yesu yarasuzugurwaga akangwa na bose, yari umunyamibabaro mu cyimbo cyacu. Yesaya ibice 53 umurongo waho wa 3 kugeza ku murongo wa 4 haravuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Icya gatatu mu ruhare rwa Yesu mu gakiza, yaraducunguye cyangwa se incungu. Yesu Kristo yaraducunguye kugira ngo dukizwe umuvumo. Yahindutse ikivume ku bwacu. Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 13,
cyangwa se igitabo cya Tito, ibice 2 umurongo wa 14. Icya kane mu ruhare rwa Yesu mu gakiza ni ugutsindishirizwa, ni ugukora neza no gukiranuka. Ibintu 4 biranga gutsindishirizwa. Icya mbere ni ubuntu nk'isoko. Abaroma ibice 3 umurongo wa 24 haravuga ngo ahubwo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibiduhereye ubuntu kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Icya kabiri ni amaraso nk'ishingiro. Abaroma ibice 5 umurongo wa 9 haravuga nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. Icya gatatu ni ukwizera, kwizera nk'urufatiro. Abaroma ibice 3 umurongo wa 28 haravuga kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera atari imirimo yategetswe n'amategeko. Icya kane ni imirimo nk'ibimenyetso. Yakobo ibice 2 umurongo wa 24 haba mubonye yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera gusa. Uruhare rwa Mwuka Wera mu gakiza, icya mbere ni umuhamagaro cyangwa se guhamagarwa, umuhamagaro uva ku Mana. Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 14 havuga umuhamagaro ukomeye w'Imana. Abaheburayo igice cya 3 umurongo wa 1 ni umuhamagaro wo guterana mu ijuru. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 6 ni umuhamagaro wa Kristo Yesu. Icya kabiri ni umuhamagaro uva mu buzima bwa gikristo. Icya mbere ni umudendezo. Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 13 twahamagariwe umudendezo. Icya kabiri ni ugusabana na Kristo Yesu. Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 9 twahamagariwe gusabana na Yesu Kristo. Icya gatatu ni ukwezwa. Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 7 haravuga ngo kuko Imana itaduhamagariye kwanduzwa ahubwo yatwituye kwezwa. Icya kane ni umuhamagaro w'ubugingo bw'iteka. Abatesalonike ba mbere kandi ibice 2 umurongo wa 12 haravuga ngo kugira ngo mugende uko bikwiye ab'Imana ariyo ibahamagarira kujya mu bwami bw'Imana n'ubwiza bwayo. Icya kabiri mu ruhare rw'Umwuka Wera mu gakiza ni icyaremwe gisha cyangwa se kuvugururwa, ni uguhindurwa musha, ni ukuvuka ubundi busha, ni ukuzuka mu mwuka, ni ukuvukira mu bwami bw'Imana, ni icyaremwe gisha. Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 17 ni ubuzima busha. Yohana ibice 3 umurongo wa 6 ni kamere nsha. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 4 ni imitima misha. Ezekiyeli ibice 36 umurongo wa 26 ni imyitwarire misha. Abaefeso ibice 4 umurongo wa 23 kugeza ku murongo wa 24. Icya gatatu ni umutekano w'iteka cyangwa se amahoro y'iteka. Amahoro y'iteka azashishikariza abizera nyabo gukorera Kristo. Abafilipi ibice 2 umurongo wa 12 kugeza ku wa 13 n'Abakorinto ba mbere ibice 16 umurongo wa 58. Icya kabiri umutekano w'iteka cyangwa se amahoro y'iteka atanga ibyiringiro mu buzima bw'umukristo. Icya gatatu amahoro y'iteka afasha umukristo gukoresha imbaraga kugira ngo akorere Imana. Icya kane amahoro y'iteka atanga ibyiringiro ku bizera. Uruhare rw'umuntu mu gakiza, icya mbere ni ukwizera. Kwizera ni amaso azuminga cyangwa se arangiza ibyo tutareba. Kwizera kandi ni amaboko adusingiriza ibyo tutareba. Kwizera kandi ni ugutangaza ubutsinzi
utaragwana. Yohana ibice bitandatu umurongo wa 29, n'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6, n'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 5 umurongo wa 14, na Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 12. Aho turahasanga amakuru avuga hejuru yo kwizera. Icya kabiri ni ukwihana, ni uguhindura ibitekerezo cyangwa intego, ni uguhindura kandi uburyo bw'ibitekerezo ukihana. Kwihana ni uguhindura imibereho wari ubayemo. Matayo ibice 3 umurongo wa 8, n'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 26 umurongo wa 20, na Luka ibice 13 umurongo wa 3. Icya gatatu ni ukwezwa. Kwezwa ni umurimo w'umuntu ku Mana. Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Abagalatiya kandi ibice 5 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18. Kwezwa ni inzira ituganisha kuri Kristo Yesu. Abakorinto ba kabiri ibice 12 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Kwezwa kandi ni ukureba cyangwa se ni ukugenda nka Kristo. Abaefeso ibice 4 umurongo wa 20 kugeza ku murongo wa 24, n'Abakorinto ba kabiri ibice 4 umurongo wa 6. Kwezwa kandi ni igisubizo cy'ibikorwa byiza. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27, n'Abaefeso ibice 2 umurongo wa 10. Ibintu bitatu byeza umuntu: icya mbere ni amaraso, icya kabiri ni ijambo ry'Imana, icya gatatu ni umwuka. N'ibihamya nabyo ni bitatu: ni amaraso, ni umwuka, n'amazi. Itorero rivuka mu maraso n'amazi, na Yesu nawe yavuye amaraso n'amazi ku musaraba.